Cunda. Cunda. Oui. Wanza neza nkweto zanjye ziri aho ngaho ndende z'umukara. Kandi sinongeye guhamagara. Muzima genda gutuma inkweto kanzanira ibase Kanzize ese wabaye walitse nkazikuzanira sena ndavuze ngo kakana uyu mutwe wawe urimo ibiki ntacyo reka njye kuzizana vayo hano nari numvishije ntabi wumvishe nabi baranjye kuzizana Cunda niba ari mu bantu banteresere nawe ubamo inkweto ibase uri kwibaza icyo kintu ariko ese Cunda ushaka kuzankoresha ibyago nzagufate mpombanye umutwe wawe nkuhombanye n'ikibambase nibyo ushaka tumva mu maso gira vuba va mu maso akiwe Ndameze gute? ibiki meze neza hari ikintu papa yakubwiye ko ndi buguhe ntacyo gusa ahantu gushaka kujyana n'ushaka uriya mumeri wahanga ko numvise avuga nabi byataye ni mama wawe cyangwa n'umukazi avuga nabi none reka nkubaze yaba mama wanjye cyangwa yaba mukadata we bikurebaho iki mu kazi papa yaguhaye yarakubwiye ngo uzagenda ujye no kuneka kamere yanyu ni ukuvuga nabi gusa wa muhungu we si ubwa mbere njye mvuganye nawe amagambo arenze abiri si ubwa mbere si ubwa mbere none se kamere yacu ni ukuvuga nabi njye n'uriya mugore ntabwo tuvukana uri kunyumva n'icyo mpfana nawe ntabwo kikureba niwongera no kuninyuka ukambaza ubusa nzabwira papa wanjye kwirukana ngamije kukubabaza nimba bikubabaje sore kabisa njye nitungana ntabwo tuziranye uri kumva nanu umaze iminsi mike cyane hano ntabwo iminsi umaze hano kwemerera kumbaza ibibazo nk'ibi kandi nimba ukiri n'umwana nutinda muri uru rugo uzakura byinshi uzabibona ntawe wiri wavugana nawe natuwe kubona ndi umwana ubona uri umwana nushaka uba uri umugabo uru rugo urimo n'urwawe se uraba umugabo mu rugo rutari urwawe ntayo nkeneye nushaka uyifata uyishyiremo ibiryo ubona ibintu byaba bitorokera agira ngo kibuka nakwibuka hari igihe mfata telefone mubana guhamagara ariko simenya aho bagiye ndakwibuka kwibuka niba bitaga ngo nibagirwe nawe kwibuka oya ntibikabeho ko jyewe nibuka mwababara kwibuka oya ntibikabeho
sanga byarabaye ishyano amazi atemba azamuka buriya byarabaye sinabimenye Mana nyagasani yaba wamugaruraga rimwe gusa hanyuma telefone Abiri utegura ibyo kurya utarabanza kuzana amasahani. Tutarangiza zanjye. Nabyo mugiye kubika. Umwanya umwe jya umwigisha, jya umugira inama. Navuga ngo tugiye kubika, wajye wirekera. Ibyo bamugani habanza iki? Aha. Mwagawe Kinyarwanda none. Kwaya nakandi gacupa kajamo. Akoze kabaze. Maze umwanya yawe. Yahoze maze umwanya munini. Muradusengera se cyangwa tupfe kwirira? Akoze. Ramutse uri ifu isongwamo ubugari ubwo waburiye. Nyine kuzaya mbaho muri uru rugo nicecekeye kuko. Wowe uceceka. Barebye byabanezeye cyangwa nzaruvemo n'igene. Akanganya kwirira. Kayikana n'ibyo. Suwende. Kumumurika unga. Mu bice byose ashaka. Ndetse ninjoro. Hasuye nta munsi y'umushuro kuzabazwa iby'igikoni paka Cunda. Bunima nkubwiye nk'umugabo ubwira umugore we ni ngombwa ngo ubanze kujya kubyohereza no kubana. Subi inshingano zirenze zo kuba kumenya mwebwe n'umukobwa wawe. Izo nshingano zigerekaho n'ibindi biri muri uru rugo. Nibuka neza kandi bizaniye umuntu ufite kubikora. Ariko kuba hari umuntu ubikora ntabwo bizakuraho inshingano. Siko mutazanye amazi yo kunywa. Kandi njye kuyaza. Icara. Mvaoga. Imodoka bite? Hayiriye mbimenye. Bimeze bite? Imodoka sinavuga ko iri mu garage. Iki? Imodoka iri mu garage maze mu garage. Nose ni gute tugomba kuba abagore babiri muri uru rugo? Kubera yuko mwese murakuze. Niziko cyumufata nk'umwana. Kubizi ko akoze. Ubwo ariko uretse umushivugira
kuba mwaruriye ubu ngubu mufashe nk'umwana. Ngaho mutamike dore byanamunaniye. Icazwa aho ngaho. Cunda! Ngaho urishimye none ibyo ukoze. Ni iki kintu uteganyirije kuri uriya mukobwa wawe? Umukobwa se kandi ahuriye n'imodoka. Imodoka twabirangije ubwo nyine urabitekerezaho nyine urambwira. Ariko dushaka kubaza nyine. Umutekerezaho iki? Kiki se nyine? Urashaka ko ntekereza iki? Sinagubona ko uriya mukobwa akuze. None si imyaka yiwe nyifate njyane muri banki bampe inguzanyo. Mani kariya kantu ukwiye ugatekerezaho ugatekereza ejo he hazaza ukareba Uzorumva mubwire. hanamushakira n'umugabo rega akavaha. Uyu mwanya wose wazenguruka kuri icyo ngicyo. Noneho nkora itangazo mu binyatangazamakuru za radio na televiziyo cyangwa se ibi bya social media mvuge ngo umukobwa wanjye ku isoko nibyo ushaka. Kuri nyamara y'ibitekerezaho. Nkora itangazo ryo kumushakira umugabo. Ariko ubwenge bwe buzaturuna ryari uvuga ikintu kizima. Nari mbizi nyine. Twatangiye neza ubuzima bugenda neza none ubugeze mu bagabo. Warumbwiye imodoka numva ni ikintu gifatika numva ni ikintu kizima vuga ni umugore yarahangayitse yego akeneye imodoka reka nyimushakire. Nari ntangiye kubishyira mu bwenge mu nyurabwenge mvuga no bivuyemo bitavamuze. Ngaho gumana n'umukobwa wawe reka ukomeza kumutekerereza hamana nawe nubwo yaguma hano ntacyo byaba bitwaye naramuteganyirije kandi nawe ntabwo bayeho nabi ntabwo nta kibazo ufite. Show umeze neza. Amatsiko kubona ibintu utetse kabisa. Shows. Yo. Yo ndo guteka, mu guteka nyine umuhatanye. Nuko. Kanze mwemezi. Nakwizera na. Yo. Yo guteka. Ibyo nuko agukutu. Esse take nabi n'ukuntu. Wiki. Sure. si wangaburi ubishaka. Bon appétit. Bimeze gute? Ngiye guteka uza amakontara abantu nanze kubera guteka. Shaka byose. Bite ko mbona isugira amerwe. Uwo munane na utekeye. Uranunguye. Bimeze neza rero. Tumva se. Uyu munsi nibwo dukora gahunda. Yise kana. Ako nukijijije. Uje kunca peti. Hazi byungiye. Ya, mfasha. Noneho utungo washyizemo ntabwo nzi ngo nudutse. Kuko se uraryoshye. Samombe. Chef niwe warura. Aje. Sugo wambabari. Ese wariye?
80%. Ah. Ndayihaye. Ako ni uwawe. Karyoshye pe. Ngira. Ngo niye gahunda mbwira. Bereka mubwize ko uyu munsi ndajyana nawe mu rwego mamenye. Imodoka irahari. Ngenda shaka ko umenya mu rugo ni. Ese mbwira. Oui. Iriya modoka amafaranga twatanze yo kwikodesha ntabwo arashiramo. Oya. Iminsi aracyarimo. Ntabwo arashiramo, nashiramo aracyarimo iminsi myinshi kabisa. Ese ibiti niwe warushonje niwe ugomba kugira. Dusangire nyine. No. So wariye. Okay, sawa, ndagutera peta ariko. Hagati aho rumeze neza ariko. Ibintu mbwira umva nemeze neza. Umva meze neza. Ariko ubwo ngeza. Ndabeze neza ndamera neza. Okay. Kuvuga nkaho bitari bumeze neza. Oyi, ari cyo kibazo. Ko ari nanjye nkaba mari. Bon appétit cyane ahubwo. Merci. Nonje nari ndamahoro tunuko nahangayikishijwe na kuguhamagara telefone itariho yabinariho nunanyitabe. Ndabyumva. Haje mu gutekereza byinshi tu. Nshobora no gutekereza ko nanyanze. Numbunzo zinuzabirote. Chwa. Ibi ibase. Ibase. Habaye iki? Ntabwo nzongera kubirota. Uzi kugira ngo nkange? Harimo ninibe iki kibe. Nibeshye n'ukanshima. Mani, biseriye. Aho ngaho donada. Nukuri wari utumye umutima umva. Pe. So ndimbwira. Karamba. Kandi numpeshye. Kuva twamenya nama. Ciye inyuma kangahe? Kacheze. Mbwira nyine. Ngewe? Kuki simbyumva? Be wallahi wiyumvamo. Sheri kubihonze. Nani kubabarira. Be. Nuko ukomeza kwijisha ariko urayize. Ntabwo nabihakanye. Kandi birakenewe byo. So. Ariko ibibazo mfite. Sheri wanjye. Kwipima iminota 3. Icyo ntabwo ari ikibazo. Aha nahaza no kuruhuka. Hashyira ubwenge ku gihe. Ariko byomba. Ibyo ntugire ikibazo n'ejo byaba n'ejo bundi byaba. Ko mpari nawe hari. Ufite ikihe kibazo? Sawa. Isubune nshaka kubaza. Ikibazo ufite ni iki? Kwipima. Cyane. Ni ibintu ushaka gukora. Numva mfite mu mutwe hazima hameze neza. Ntuje. Nawe utuje. Ariko noneho bebanze. Kugira noneho mfata. Ibisubizo. Ibisubizo duwanye. Nawe uri kunseka. Ubwo rero numbwira. Ngaho ibaze nsanze karaguyemo. N'ibibazo nifite. Shira hamwe umutima. Usko nimeze? Uyu munsi ndagutwara ngeze mu rugo. Ingo. Cyane.